Ushobora kuba wumva utagifite umuhate nk'uwo wari ufite ugitangira akazi ukora uyu munsi, ndetse rimwe na rimwe ukaba ugira ibitekerezo byo kumva wakareka kuko nta cyiza ukibonamo uretse imvune n'umutima uhagaze ugakuramo. Ubu buzima urimo uyu munsi busa neza nubwo Suzanne Liz yabayemo imyaka 2 ishize mbere y'uko amenya ko afite iki kibazo cya burnout. Suzanne Liz ni umukobwa w'imyaka 23 wavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Agitangira akazi akora uyu munsi yahoranaga umurava, akishimira gukora ibyo yahawe ndetse yabirangiza hakiri kare agafasha n'abandi bitamugoye. Uko imyaka yagiye ishira, Liza Suzanne avuga ko uru rukundo n'umurava yari afite ku kazi byagiye bishira, kugeza aho asigara yumva ibyo yafataga nk'inshingano byaramubereye umutwaro. Ntiyari agishyira imbere ibijyanye n'akazi, ahubwo yahoraga yumva ko abo bakorana nta n'umwe umukunda, ahubwo bose bashaka kumukandamiza. Mu mwaka wa 2020 nibwo yaje kumenya ko afite ikibazo cya burnout, abifashijwemo n'inshuti ye y'umuryango izobereye mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Mu gusobanura uburwayi buzwi nka burnout hakoreshwa imvugo nyinshi nko kuvuga agacuho, kuvuga umunaniro ukabije, kunegekazwa n'akazi n'izindi, ku buryo uwibasiwe nabwo atangira kumva agenda azinukwa akazi akajya akora atabishaka n'umusaruro yatangaga ukaba muke cyane. Abahanga bavuga ko ubu burwayi buterwa no gukora imirimo irenze urugero, guhorana ubwoba bwo kwirukanwa, kudahabwa agaciro n'uburenganzira bwo gufata imyanzuro irebana n'akazi, n'akarengane abakoresha bagirira abakozi, ku buryo bibaviramo ubwo burwayi bukora ku mubiri budasize n'ibyumviro n'amarangamutima y'umuntu. Abahanga basobanura ko burnout ari ikibazo gituruka ahakorerwa akazi, umunaniro wabaye karande, gusabwa ibirenze ibishoboka mu kazi, kutagira iby'ibanze nkenerwa muri ako kazi, ndetse no kuba nta bushobozi bwo kugarura imbaraga umuntu aba yatakaje. Burnout si uburwayi bufata umuntu mu ijoro cyangwa se umunsi umwe, kuko ku bantu benshi bifata igihe runaka kibarirwa no mu myaka, aho umuntu agenda ananirwa no kugenzura umunaniro, akarangwa n'akavuyo mu migirire ye. Bimwe mu byafasha umuntu kutibasirwa n'iyi ndwara ni ukuzirikana ko uba ufite igihe gihagije cyo gukora iby'ingenzi mu kazi kawe, ukamenya ko ufite ijambo mu myanzuro ishobora gufatwa yagira ingaruka ku kazi kawe, kumenya ko ibyo ukora bishimwa kandi hari umusanzu utanga mu itsinda rifasha abandi, ndetse ukibuka ko icyo kigo ukorera gikeneye indangagaciro zawe ndetse nawe ukaba ukeneye kwitabwaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko uburwayi wa burnout ashobora kugira ubundi burwayi burimo agahinda gakabije, umuhangayiko, kudatuza, ndetse no kwibasirwa n'ubundi burwayi bwabo bwibasira umubiri cyangwa se igice cy'amarangamutima n'ubuzima bwo mu mutwe. Bikunda kugora kugira ngo hatahurwe ko umuntu yibasiwe n'iyi ndwara, akenshi kuko ihuza ibimenyetso n'izindi ndwara zitandukanye. Mu bimenyetso byayo harimo kurwara umutwe, kurwaragurika mu buryo budasanzwe, kumva ananiwe, guhura n'ibibazo by'urwungano ngogozi, kunanirwa gusinzira, kubabara mu gituza no gutera cyane k'umutima. Umuntu ufite ibimenyetso byayo kandi arangwa no kwiburira icyizere, kubura urukundo rw'ibyo yakundaga gukora, kurangwa n'ibyumviro by'ubwoba, kwigunga no kubatwa n'inzoga cyane ndetse n'itabi. Hari imbogamizi yo kuba abakoresha badashobora kumva no gutahura abakozi babo iyo bafashwe n'iyi ndwara, dore ko nabo ubwabo ishobora kubafata ikabibasira ntibamenye ko nabo ubwabo bayirwaye. Paul Davis, nk'umuntu wigeze kurwara iyi ndwara, avuga ko itandukanye na stress, ndetse ko abantu bakunda kubyitiranya bitewe n'uko bihuje ibimenyetso byinshi. Icyakora akomoza ku kuba ibimenyetso bya stress biba bidakomeye cyane. Burnout iyo ishobora gutera umuntu kumva atishimye, yataye umutwe ku buryo buhoraho, akababara mu gifu, ndetse akazinukwa abantu bahoranaga hafi, haba mu kazi cyangwa se hanze yako, ndetse no mu muryango. Inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe zigaragaza ko zimwe mu nama zagufasha kwirinda burnout harimo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya indyo yiganjemo imboga n'imbuto, kunywa amazi menshi, kuryama bihagije, ndetse no kugira uwo uganiriza ibibazo ufite bijyanye n'akazi. Ibyo byose nubikora bizakurinda kuba wakwibasirwa n'indwara ya burnout itera uwuyirwaye kuzinukwa akazi ke, bikaba byamugeza no ku bindi bibazo byo mu buzima byagira ingaruka ku buzima bwe. Bashimiye ko twabanye muri kino kiganiro. Niba wagikunze ntugende udakoze subscribe, niba utarayikora ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi muri biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.